kugira ngo nkumenyeshe ko mbabaye kandi nkaba mbabaye bya nyabyo. Wabajwe n'iki? Abantu ari n'abantu bazi ko mutajya babara. Shaje mbabaye. Nabazi ko mutajya babara. Niba utagira umuti. Oya muretse gato. Urakazuguse nawe ngo yababara. Muretse gato nkubwire ikintu kimwe. Ejo ku munsi w'ejo yego umbabarire nshobora kuza gukoresha amagambo aremereye cyane. Ariko ku munsi w'ejo nibwo nabonye umuntu ufite umutima w'ikinyamaswa. Ibi bintu duhora tuvuga buri munsi ngira ngo urabizi byo kuvuga ngo content creation n'ibiki byose. Urumva hari abantu batekereza ko mu content creator ari ukubura ubwenge. Yego. Benshi baragenda babwira abantu ngo udafite ngo udakorera ngo ukoresha ubwenge ngo nawe ukureba. Ngo nta muntu ukureba ngo ntabwo bitrain. Niyo mpamvu ngo haje ba Gitafu. Ngo niyo mpamvu haje abo bandi. Ariko igihe kiragera nanone itangazo rero ngo ariko si byiza gukoresha ba busikete. Hari impamvu ongera nzigeje kandi ari mbabaye. Hari impamvu byavuzwe. Niba atari nko gukoresha ba busikete urumva koko nta hantu dusabwa ubwenge. Nibyo ngiye nkubwira. Yego. Urumva umuntu watekereje icyo kintu yari yamaze kubona ko icyo kintu kiraza kuza gukora ibara. Yego. Kubera iki? Ukajya gukoresha umuntu utuje mu mutwe byarasoze. Yego. Noneho wowe wikeneye reviews. Yego. Akagukorera rwose ibintu utari bwitirirwe. Yego. Barabona no babyivugira. Noneho abanyamakuru ukuntu ngo bigira ngo bameze ngo barimo barakoma. Basa naho basimbuka ngo ikibazo. Areka gutereka. Aguterekamo. Ari nabyo byo gukora. Oya. Njyewe nshobora kuba naganira n'umuntu ariko none kandi ndimo ndadetecting ubwenge bwe. Yego. So iyo nsanze rero ubwenge bwawe buri hasi, yego, abantu barabikubwira bonyine ubwabo bakakubwira batari ko ari ahantu wabuze ubwenge. Yego. Ariko se nanone so icyambaje rero mbaza muri iki gato mbere kugira kucyakobaje. Bino bintu byaje by'abantu bose babaye ngo aba influencer. Urahora n'umuntu nawe wifitiye TikTok y'ibihumbi bingahe nayo content creator ibyo byaje bitara. Nibyo nyine nkubwira maginga ya ngaya ni tutareba neza. Yego. Urubyiruko turaza kuza gukora ibara riteye ubwo ati gutere. Yego. Yahinze gute? Urumva bakomeje gucomplaininga bavuga ngo monetization mu Rwanda ntabwo hari n'ibiki byose. Leta yacu akari umubyeyi nagukomeza kudufasha kugira ngo tubone monetization mu buryo bwihuse. Yego, nabonye n'umuvugizi wungirije mushya yabivuze. Ava ko rwose ari ikintu agiye guhita yitaho bande. Uncle Maurice. Uncle Maurice. Niko yitwa. Uncle. Niko yitwa nyine. Uncle iri hose? Yes, yitwa Uncle Maurice. Yita. Niko yitwa ngo vuga Boston ni. Yo pepa nago Uncle iri. Oya. Kuri rero pepa hariho iri muri se. Yego, muri se. So umuvugizi mushya rero wungirije. Yego. After akazi kenshi gakomeye cyane kuko ariko se shaho baretse gatomaze mu gitambaje rero nagiye kubona mbona wa mwana ngo ujye unyigana ukoresha ibintu byawe byose no kurya ngo byose ariko se nabyo ni content creator ntago mbizi kwigana umuntu yafashe umwana ngo yibyariye bamwita cyubahiro umwana mwiza cyane afite amatama meza. Yego bro yamutwitse urutambi rw'urushyi. Ubu ni content creation. Ngo ni content creation. Nawe ngo ni content creator. Nawe ni influencer. Amubwira kwigana. Ngo amutambitse urwo rutambi ngo kugira ngo amuhoze barebe ko ngo igihe kiri butware ngahora. Ayiwe. Ibaza. Abifata video ara posting. Abifata video ara posting. Mbasa ngo byagenze gute? Gato mbere yo kugera ko byagenze gute? Iyi monetization twaka. Niyo umuntu ashobora gutambika umuntu rushyi gutyo. Umwana muto. Na monetization ihari. Noneho niza azamukubita ku gikuta. Nibyo nkubwira. So urumva rero naga bagakwiye nibura basi ba Uncle Maurice n'abandi ba minister utuma twishima bagakwiye kongera kurebera hamwe bagatujyana mu mahugurwa. Yego, byagenze gute rero? Akimara guposting iyo video. Akimara guposting iyo video. Abanyarwanda buri barahumutse shaba. Ntabwo ari nka kera. Noneho uzi ko umunyarwanda wese asigaye azi amategeko. Nibyo nkubwira. Azi ko ibi ngibi bihano. Azi ko ibi bihano. Bahise bagenda bakajya bataginga. Hakurya Kimihoro. Vuba vuba tiribo mu dutabane. Yego. Abandi bakavuga ati uyu nguyu se yabakiri hano koko. Yabakidegembya. Wewe wanditseho ngo iki? Nanjye ni nkubye ibyo nandi. Yewe urumva jewe sinagira umwana pe. Urumva ariko nkunda abana ku rugero ntazi. Yego abana n'umugisha. Nanjye nkunda abana buriya cyane. Yes. Urumva rero ngiye kubona mbona ababyeyi barakrakara kugeza uko baje gurafa ngo njye mvuga ku magambo ngo menshi. Ababyeyi bari mu ngaho baba mama cyane cyane. Baza agaciro k'umwana n'igisi. Urakoze cyane. Commentaires abagazire ishyazirye.
komantere zireshya zireshya ariko noneho bitewe na komantere nagiye mbona bagiye bandika zirimo n'akamaro kenshi ndetse n'umujinya mwinshi ndavuga uyu mwana ntabwo ari uwo kuba no magingo aya ngaya aha ngaha yakaba yari ahandi ubu tuvugana sari aracyari hanze ariko njye ku giti cyanjye yego numvaga yaguye kujyanwa nko mu kigo ngororamuco yakugira iki kigo ngororamuco bamugiye bajyana abantu mageragere umuntu asigaye ajya muri rihab akamaraho icyumweru kimwe cya kabiri akaba yaje buriya mageragere umuntu agaheje akajya kwa kabuga icyumweru cya kabiri akaba yaje buriya mageragere ku muntu nk'uwo ntabwo aba ari sawa umujyana mu kigo ngororamuco azajya abyuka mu gitondo arimo ari mu gitamaduni yava mu gitamaduni bagahita bajya ku ishuri ako nawe ugorora ikijumbara amugorora ikijumba gihita kivunika ariko se dore ahantu ubu muntu bwatakariye minsi ishize uretse ko twagarukaga kuri video ya hano Kicukiro y'umuntu wagonze nibwo apfuye umukobwa ibyo bintu urabikoze ufashe video urabivuze shaho unyibutsa umuvandimwe shaho ese yitwa Ganza yitwa Eric Ngabo bagombaga no kuza kurya ihene aha ngaha aruhukire mu mahoro ndetse na famiye y'ahantu muri mwese Nyagasani akomeze kuborohereza ariko none kandi nyine niko twese tuzagenda kuko ubivuga ko kugira ngo tugere kwa Nyagasani tuzaca ipingi yego gato ya tunayiguye uravuze ngo reka nkubite uyu mwana ndebe niba ahora arira nkamuhoza si wabikoze live yego ni video urimo gufata wifashe ushobora no kuyipostinga bitewe uko nuko ubonye nyine yarize ariko ibyo ngibyo birabaye urangije urabipostinga nkaho biri ibintu biri fani nyine ibyo biri fani ubikoze ureba niba kuko ari aranariza uranayipostinga noneho nahaririye nta nubwo wakatinze ngo editing ubuti nibura ngarukira inyuma umwana arababaye cyane ndabibonye kuko abantu bagenda babakungu yakubise urushyingo rukavuga muri kamera kandi nkubwira ngo njyewe nari mfite telefone yanjye nari mfite umuntu akimara kubinyoherereza yitigwa hasi kubera urushyi ibaze gufata umwana bari bandu urebe ibaze gufata umwana uri innocent oya ariko abana se nubizi ko nayo birivuga ko abana ngo bazajya no mu ijuru ibaze none umwana na Yesu buriya umwana wamufashe gatoya Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansa ngo zimwe batavuze ngo mureke bagasuko bansange abana buriya ngo nabaziranenge nibyo nkubwira none umwana ukuntu byagenze sibyo umwana wabonaga disi arimo areba n'ibyo papa warimo arakora yo disi ari inosa kuma anavuga ngo ngiye kumukubita umwana yumva nyine atazi ajya wone nka biscuit wagiye kumutambika urukisha ibintu by'imbuga nkoranyambaga byaje ngo ngo byo content creator azijya ikintu uretse gatumubaza ikintu nakira gishobora gutatura umwana urushyi nka ruriya ubwo mu rugo kiba kibigenza gitaho batakireba ibyo nyine mubwiye niba mutanga urushyi kuri kamera abo se kugwa abantu bose abantu bose bameye guhanga content yakoze ikiyede se ko gihari ko kinamubereye ubundi nkabiriye ku kibana ibihuru bya oya tsagada umuntu yikundira abana bamubuza yikundira abana bamubuza sokoza sha ugasanga umuntu amaze imyaka 7 disa senga yarabuze umwana urunyamaswa nkaruri Imana nayo kunikora niyo mutagatifu umwenya gatolika yavuze ngo namayore amatagatifu urunyamaswa nkaruri kaze ngo mbwize ukuri pati hano bakaba bikora nk'iki hari imikino umuntu yakina yatakina nayo usi gufata umwana ukamudumbura ubwo se ubutaniye he n'abafataga abana bakakubita ku nkuta nakubwiye ngo iyo monetization noneho nizamo bizagenda gute nibyo nkubwira niba umuntu afata iyo video akayipostinga nani kirari bwinshi ejo bundi aha ngaha ngo hari umucontent creator nawe ngo wagiye gukora video ngo wagiye gukora video bari marito mu gisama inkuru zawe nyinshi harimo n'imwe bro ibyo nkubwira niko kuri bamufilima arimo kurya mu gisambu mu gisambu ari mu gisambu bamubwira video ngo niri trending ngo niri nagiye gukoresha ijambo Dr. Bizimana yatubwiye abagamba atagikoresha cyangwa nyure hano nawe ugenda usanga mu cyadi yafunguye kugenda mbibona ariko sindamwumva vuba 30 jours arageze 30 jours arageze bizi ese nabonye ahantu namakuru yo ku mihanda no mu motari nawe ugiye kuzabikemura none se ugira ngo bahita babijyamo mbere aho ngaho iyo minsi navuze ngo yafunguye simvuze ko yafunguye navuze ngo yafunguye ayoze kuginisha ubutabera abaye nka nyuma y'iminsi 30 abaye nka nyuma y'iminsi 30 ho wabivuga sinazuyaza
Tout est possible. Wabishimye ko yafungurwa. Amazi amvomera. Amazi amvomera. Nonese niba arayamvomera. Nibyo mubwira. Agurumva nk'ibintu mumbaza. Ngese arayamvomera. Ubusenge ngiye yashimishwa nuko ngarutse. Ibiganiro magana. Ego. Urumva mu Rwanda ariho honyine. Nagaciye muri kanyuzemo. Mu Rwanda niho honyine. Nyine umuntu akora amakosa agafungwa bakabizaramo amarangamutima nyine bakabyita teningi ukanamufitiye n'impuhwe kandi yarakoze ibyaha nyine byo abantu bakabyita umushu wacu noneho n'abantu bakabita ngo niyagafungwa ukagira ngo ari uremewe gufungwa uzi ko ari umuntu ufungwa ukanora bafasha ngo disi ngo niyagafungwa ariko se ninde sha wagafunze rero hari ijambo ntajya nkunda nk'umuntu ashobora kuba yakoze amakosa yanisha umuntu yazafashe ku ngufu ibyo ni ibyaha bibiri ku isi yose bidakwiye n'umunyamategeko ku isi yose ntibisaba ibyo ni ibyaha nyine bidasaba umunyamategeko cyane noneho ukajya kuvuga nk'umuntu w'umufamiliye ahise agenda kuri WhatsApp stati ya WhatsApp cyangwa se kuri Instagram ngo free runaka ngo free runaka ubuze ibintu ngo by'amastatasi hari njya muna ku mastatasi n'iterambere isimye wa mugani ninjye wasigaye ukabona nka kasuku rwose avuye kwigura pariteme bashoze postinga umuntu nsengere ndarwaye zose kasuku yerekeje Rubavu ngo Kigali turubavu ego se jaho no hari ibintu bijya Kigali turubavu uyibona hari ibintu bijya binsetsa ku bakobwa hari ibintu bijya binsetsa ku bakobwa naba n'umukobwa byanditse ubona ko buretse gato byanwa ngo Kigali turubavu hari ibintu bijya binsetsa no ku bahungu n'abakobwa bose kimwe akoze bakobwa n'abakobwa batindi n'abahungu b'ingegera umuntu atetse udufiriti ngo n'udushyimbo bakatiho n'agatunguru katarimo vinegre agahita bifotora akabipostinga nuba ngo ubwo ntago umuntu akirya indyo ngo atabanje kwipostinga akabanza akayifotora agahita yipostinga noneho agakejo zacunge neza uzacunge neza zirafoto nyinshi ziragaruka unoziyo ngo kwa buri munsi yavaye oya za hauze yava akoze ko ibyo uvuze ari byo nyinshi ziragaruka ejo bundi hari umuvandimwe gusa kuvuga izina na oya ntuzara amazi akuvome muvuge fukira aga nasigaye ikinyabwoba usigaye ikinyabwoba usigaye unyije inama mu mvuge umuntu ibicera ntibyabaga akotagenda kimihoro ejo bundi umuvandimwe wagiye kwa Semuhungu kwa Semuhungu hibera y'ibiryo urumva Semuhungu avuye hakurya iriya yifite amafaranga ngamwe n'uduhungu twinshi mu twanze umurimo tubona nibyo nkubwira nyine ifite amafaranga gahiye umuntu ajya kwa Semuhungu amafoto y'iki ibya biryo noneho twayabipostinze kuwa mbere ushize kuwa gatanu nongera mbibona ngo it's a Friday yego nakubwiye abenshi barabibika ndavuga nese akoze mwaje mukoresha snap mukandikamo itariki n'amasaha ndavuga ni ibiryo ko nongeye kubibona noneho hari unundi nawe ni oyabaretse bityo sigara ikinyabwoba no sika oye nari kaspi sihaba DJ Kaspi tugusuda cyane muvandimwe ariko sigara ikinyabwoba ebaza umuntu nka Kaspi yowaye uca ku ruhande ejo bundi none Kaspi ari hayi sasa gapostinga ibiryo kabiri se ni bya bindi byongeye kugaruka ifoto yari imwe ejo bundi witwa Njuga nawe postinze ibiryo sinzana yari aririye yaburetse gato abapostinze ibiryo yari kumwe naga urumva bajyana kujya kurya na Kabosi nande wundi bajyana muri atimu yawe kujya kurya nk'abantu batandatu noneho ngiye kubona mbona kuri bya biryo kujya kwisiniya bya biryo byiza cyane bishushanyije neza hari agasazi nabonyeho ejo bundi bonye kupostinga yasazi nogere munsi no misazi yose kwibuza ko ibyaha bindi avuga neze kumushize nayibonyeho iyi sazi ihora nyine muri no frame no misazi niyo kumwe ko ibiryo bigarutse nukuri kw'Imana mwuka byaravuze ngo niterambere bantu mufotora ibiryo mujye mugerageza muhindurira za angre ariko se kugira ngo twemeze ko iyo kubihora biryo wagishiramo snap ukandikamo isaha cyangwa se ukatumiza oya ugafata ka video gato uyu munsi kuwa kabiri niyo mpamvu dusigaye duteka ipira tukaba mu kuwa
ku cyumweru utarajya muri ya video ya kera tugaruke yego ariko rero ikintu kiriho ibintu byashe mu byo gupostinga ibintu byose nabyo no mu bitaro umuntu asigaye abarembye akarwana no gufata serumu ni bad mood agaze kawo warwanye n'uburwayi bwawe ariko se niyo serumu iramutse n'urushinge rukwinjiyemo ariko se nk'umuntu ujya kubwira abantu ngo bamusengere wananirwe ko wanyoko ukajya gusabira amasengero nabonye na yongo w'igisambo nawe ajya kuri live ngo gasaba abantu umugisha nabonye bavuga ko Kampala byanze uwo mugisha usabira abandi umuntu ajya gusaba umugisha akabanje no n'abatawufite banza usaba ibiryo hari ibintu abantu basaba Imana ugasanga urimo urayigondose ntiwariye urimo uriba uri kumva banza usaba ibiryo izi mboga niba ari iterambere niba ari iki noneho hari ikintu cyadutse mu diaspora nabo baba n'ibigo bahamagara bavuga ubusa n'ibiki byose ako bagihamagara bahamagara bate bagihamagara noneho hagiye kuzanga ibintu ngo bitwa ngo tax season cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada bajya basubiza amafaranga menshi cyane ubu noneho bagiye gutangira guhamagara nabo rero mu kwa kane mu kwa gatanu za modoka zazimo ziragenda zikora accident rero ujya kumva ngo Texas ngo haguye 2 Arizona haguye 4 barapostinga nyine byo gupostinga bapostinga umuceri gusa ni ngo agasaba baratajya kujya kugira ingeso yo gupostinga ibiryo ntabwo babigira abadespera ngo bakudahama utarabizi oya kiri cyo muri kumwe nabo nibyo nyine mubwira iyo bari hariya ako se mu diaspora hariya ubasha kurya recipe zira bla bora turya hanga nibanga ko barya imvange barya abantu n'ibikimbo izi sire zose tora tubona buri munsi barya inkoko oya kaka buri munsi muri nabijomba n'igihe umusire makaroni murya ako se banza wumve hari n'igihe umusireyi agenda agacunga abasireyi baba bazwi hano muri Nyarugenge bita nka Joxy wenda cyangwa se bashadukuna abandi bamuyanga akamucunga na apostinze wenda nk'ibintu by'ibiryo arimo arajya n'ibiti byose uzaye kugira ngo bizabyemere neza uzabona nk'umukobwa nawe usanzwe wenda uzi nawe yagiye akabi screen recordinga akabipost wareba kunzara afite urakoze cyane nagahita myutinga ejo naho tubavumburi agahita myutinga ejo kandi ari ibyo ngibyo nyine bya muyango se ko turizi no posting wawe turakubona muyango si inshuti yawe naho muri turakuvumbura nibyo nkubwira izi mboga rero ibintu byazanye byo gupostinga ibintu byose shaka rero no Patrick ikindi umuntu asigare muri umuntu ari muri bomboni ukora arimo ararwana na sinaposha ariko mahumeka n'insigane ikindi kintu rwose mwuka byaramwe bakobwa mwakowe bakobwa beza mutubabarire niba uzi ko wenda ugiye kujya gusura umuhungu cyangwa se wenda niba uzi ko ahantu ujya bashobora kuza kukwaranja bakunda kugusura ejo umujama wabimbwiye Patrick ejo umujama wabimbwiye arambwira ati rwose mujye mukoresha ibishoboka byose mwa bakobwa mwe mwambara amakarisa bakwiye bambaye ikasoneze nk'ibikabutura oya cyazamugona oya buriya byarutwara kwenda bakwambara amakaboxa nta kibazo nta nicyo bitwaye ariko ngo wabona ngo umukobwa wagiye akabarwa hari umuntu usigaye guca amahanga noneho wajya kubona ahantu yagateretse kandi afatiriyeho n'ibindi bintu kagira ngo nako bagateye igishaho siniragana ku musozo pe ntabwo nyamuneka abantu mumenye ko twiga ngo twaragaciyemo twebwe ntabwo tugena ku murongo ibyo ngibyo uzajya kubishaka kuri RBA n'ahandi tugera tuvangavanga inkuru nibyo wenda bamwe bashobora no kudukunda cyangwa ube badukundira ariko abantu bamenye ibyo uracyari umuntu wingingira abantu kuya kandi simvuze ngo babe bidukunde cyangwa babidukundire ni ngo babandi ari wa mushoboja niwe njya numva the ben niwe njya numva bwira abantu ngo bagenda ngo bamwangisha abantu abo se ubwo wabasha kubwira umuntu ngo akarunaka the ben je mwe barafite igikundiro cy'Imana nta muntu wamwanga no nawe uramufana nubwo uyukoreshwa wenda na momo wenda bahawe ngenemerewe gufana indirimbo nemerewe gufana indirimbo nta kibazo ukunda ni nyinshi cyane eshatu zihuse amaso ku maso rahira agahita hazamo n'indi yaririmbanye na Kavuyo bita Kudi Nyumva ko nayo yavuye sirimo ko nayo yavuye ntazutse ejo nibagushyira mu bicumu karimo wari muceza ya ndirimbo yitwa Indabo zanjye sarimo yiceza nta niyo nziyo impamvu yo mu wavuga se ko nkore bande bamwandikiye utayizi Indabo zanjye nimwe ya hip hop nimwe ya hip hop ubwo ni kiza ko ari ya hip hop niyo nyine nabyo mvuze ubwo ni iki niyo iyo imwanizwe na Kamaro yasoreze ariko rero uwo mwana yitwa Babo ngira ngo mugenera ubutumwa twisoreza twari tubona ariko abantu bamenye ibyo guposta ubutumwa nagenera uwo Babo ukwiga ubutumwa namugenera ni bumwe nagenda afata umwana amugarure kumugaragaro
ku mbuga nkoranyambaga nk'uko yari yamuzanye amusaba imbabazi. ibyo ngibyo ntabwo mbyemera kuko yaba azikora yaba bikoreshejwe na koresha y'abantu. none se bigende bite yijyane buri gati kandi sinabonye mu byo wanditse hose ngo kuta gihari ubwo yijyane buri gati yigemure kuri ibintu byo kuza gusaba imbabazi kuko we wabageze kubona pressure ya audience nayo sinyabyemera nizo zivuye ku mutima ni nka zimwe nyine za wundi uza umuntu jacking ariko natambura kurano jya mu mwatsi wo muri uzo ni imbabazi ukashaka kuzana jacking mu magambo yawe se yanganirije arambwira se ati nemeye guhinduka ati nemeye guhinduka arambwira ati rwose guhinduka ushyiramo iterabwoba ni uguhinduka oya twabivuganyeho ibyo bintu ngo byakemutse asante sana abantu wanjye